writer ndetse nani kama kawaida reka mbazanire ya kabiri ya Sekibi gikora episode ya kabiri isotse akaka uyu munota tuvugana kakanya iyi saha turatangiye bari bayitegereje na kwingo nayitwa yizanye episode ya kabiri ya Sekibi Robert Hirwalookwell gusa bagenzi barakora kukuntu dutangana no kuri no show dutangire hakuno ku muhanda amo kugisiko batambuka bagenzi n'umwana muto w'umukobwa ndetse kumuna kana gato kagahungu barimo gutambuka ahantu ho kuvana ahantu hamwe ndetse bagana handi hantu tutazi kumukaba kugenda bagana ndetse barimo kugenda mu mihanda barakwereka imodoka kuzi ku ruhande rundi korora we bakobwa barimo kugenda abana bari birimo kugisiko byajya mbere katurore ni episode ya kangahe ni episode ya kabiri ya Sekibi bakobwa ibaze kumanywa y'ihanga umwana baramuzana kose ibaza abantu bazaga gutera mudafitanye nabo gahunda kicyana ndabona cyakora hano muri butu sha nze nkwereka icyana dushyira muri butu mwana mushyira muri butu nawe ndebere shyira muri butu warangije kobwa nawe bamushyiramo hakuramo indani nimba n'ifuti babahaye nimba ari biki mwoka byari mukurikira filime turayitangiye episode ya kabiri ya Sekibi Robert Hirwalookwell n'abakunda ndetse nani kama kawaida intango ukoroka pekandi ku musononi modoka iranje gufatira inzira yerekeye igende kwiga n'iki twafata tuva kuri ruhande kakwereka hakuno wibuka sabaga impande byose zitandukanye hari uruhande rumwe ndetse rw'ababaya bayacuzaga ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge hari n'undi ruhande ndetse rw'abagamo polisi ubuke ku filime bwayo izina rya rirambuye n'ukwihorera ko mu polisi aya basi mano amusiko cyagiye araducitse none mureba ahantu dusa nka dufite map bafite adresse hano ashaka kugisiko basanga ababaya muri babani ngo bari babacitse ubushize ubwo none babacitse ubushize akakanya bafite amakuru hano ashaka kugisiko basangwa bafite abandi bafite abagabo bikabo n'abasirikari abapolisi foto tukamenya zeko kuambera ruwo tujyana kiza no kutwanda ndetse kuambera ruwo ngo mu babandi baducitse ino ngoyo okay telefone uyu mubayara yango amugurisha imari kandi umugabo amakuru twa tumufite namwe nuko umugabo acuruza imari ubuke mu mara acuruza umugabo acuruza ibiyobyabwenge usigamye byonyine afite n'ibindi bintu ndetse n'anacuruza ku rundi ruhande bitemewe n'amategeko gucuruza abantu n'ibindi bigiye bitandukanye ni dankubwira cyari Sekibi episode ni ya kabiri hamwe na video Robert nkuko bisanzwe rero abonye ubwo no gukora ibishaka byose ahubwo tukaza kumenya nabo bana mu kugisiko bakora nabwo twabaga gitumo ni bande kumbe bagenzi barakwereka bamandi bafashe mu kanya dorano babazanye hakuno baraziritse nawe ndebera abagabo kuri akazi iri gucamo nta kibazo cheers nakwiye tuyakubona mu masura abantu agiye atandukanye amakuru se biragenda akazi imeze bite twebwe hano gaturanywa twebwe dufite amafaranga baranywa nahigira se nyindo janda amaseni nakubwiye ngo mubonye afite isura ewa ni horisetse nubwo wamubwira ngo uragapfa nabi wowe uraseka arashinyika nimugwa neza aya basi bagana kagwe ewa nankange mugwa neza vene mwuzukura 40 ntacyo waza mbwira inzoga ni ya mbere ewa inywa nushaka uzasiga amasadundi inyuma bo nta mikino bakira agatsiko gafite umuntu kayoboye gafite umuntu kayoboye katurori Robert Hirwalookwell today ariko ubona ko tubona n'isura kabona ko yashiriri hello inami cyena aya bas there uyu mugabo ngusubije inyuma gato abapolisi barimo kumushaka ati ari muri baba baye bambere babacitse ubushize barimo kumuhiga none hano yashimuse warwana ko vitamanuza ndabona uteye neza kandi vuga atangiye kwira ngo uteye neza kurikira porampora Sekibi episode ni ya kabiri papa baranutse my friend zana amasuru reba na bwado icyuki icyuma bigeza kugira kuri mwiza meze neza
ariko amahembe aragwira we. Aya basi kurikira. Ese wakwibaza uyu mugabo uyu munsi basanga mu biyobyabwenge akandi kanya gashimuta abantu kandi ngo umubango ahindura amatwara niba ajya mu nyana acururiza imari ze ngo ni hehe abapolisi nabo hano wakane nafite undi muntu bari yagiye guhura nawe ese ibyo bicuruzwa zana abagenzi bikura hagana he bari ikibazo turashaka uburyo ki nabo tubabona bose turashaka base kubagwa gitumo bakababonera rimwe nanga kanyagwa rero ubone nyirabayazana buriya baraniyo bavujya kubwira ngo akenshi niba ushaka kurya ubuki ewa nemerwa hakure ugera ku mwami yo mujatiye ewa inzuki zose zirakomeka ariko ugize umwako ugasanga harimo ibihanga bibiri mu isafuriya ngo bitajya bikunda bitigeze binabaho bakurya bugwate ni mukwata niko bayita ufasha kubona icyo nzira arakindi ndagira ngo mukobwa ushaka byose mu bushaka izo nzira aba banyangwa banyuramo kugira ngo ibintu byose bijye mu nzira aya basi baramutse atagisikira kimwe ndetse ashaka kugiswa bakora ibintu ushaka kugiswa byahinduka bikazamba bikaba ibindi katsirore yakora ibishoboka byose okay sawa namikina yenegereje yuko nyine bambwira kandi uyu mugabo none wicanga afite agasura kenda kumera nka mugabo none uri hakurya muri bya byihebe twabonye useka vyana mwuzukura 40 useka nisazi itambutse araseka boss telefone afite na contact z'aba bagabo baraganira nabo ariko nago uzi niba nakubwira ngo ariko se nkamwe kweri muba muza mudutesha umutwe mwamanutse mukaza iyo gabo nago bitinya ati se mwanje mukatureba ko muba mutinda mu makorosi akazi karagenda kanyu yewe nakazi kanyu subundi karagenda mwebwe kirego cyawe yakazi ntari ndetse mbonaye ubabyaye bitagisa cyane kuko yewe ndahita ndashaka kugira ngo nge nawe dukorane kubera ko ibikorwa byawe ni bizima uyamuhamagaye nk'umushora nk'umuntu ushaka kugira ngo bashore imari bafatanye ibikorwa none kutamfata ikiza nuko bakwitanga none se wakwitanze muri polisi aho kugira ngo ibintu bikuvire bitazakufiramo imyaka wazaje ukamfata wa mobile uriya muntu watwaye rero nta makuru ufite ubungubu umuntu ufite nyanga kanya wowe ni ubusa nta kuru nari mufite witwararike ahubwo kankugira inama nk'anga polisi bitwararike nyine yakoza kwigira ngo umushoramari wa hehe aho gapfa nabiwe umuswa afite n'agasuzuguro nimba arake musajya nimba arake rurindo none ko mfite amakuru ko utamfata ikigabo nta mikino waza ku muntu gushetera tuse kumbona ariko ntumfate meze nka yambwe imoka ariko niryane mwana ngo noneho uramurara hari uwundi muntu wacu afite none se uramurara uwundi muntu yashimuse ibintu bihinduye isura ibi bintu rero ko hari umuntu bafite ndabona isosi itangiye kugwamo inshishi noneho bigeze dushyirwa icyo tugiye gukora nimba afite undi mubaya wacu yashimuse bamujyemo ibyo ari byo byose ntabwo arimo kugiswa avuga ngo arimo kwiyenza kuri leta yonyine gera kubaki ahubwo arashaka kugira ngo akore agatsiko kugira ngo duteranye iyo ibintu byagenze gutya umugabo akagerageza no kuba yanajya no muri polisi adatinye ngo leta iraza kumufata aba ari ikibazo katsirori nkaya basi abagabo n'abapolisi baba buretse gatonzi tuvugane urabona ko ibintu bihindutse byatangiye kubihindura isura umuntu bafashe ntabwo twamenya ngo ninde bafashe ntabwo twamenya ngo ninde izi ntabwo bafashe bera ko umuntu bashimuse ngo batubwiye ngo nuwace ko ntabwo twamenya ngo ninde aho abafite ibyadusaba ngo kugira ngo tumenye ndetse abaga abantu baherereye tubatangatange tumenye neza umuntu bashimuse ninde babashimute ngo umuntu wabo iki kintu cyambere kiyebe kibabwiye ngiye mfite umuntu wanyu nashimuse rero abapolisi ntabwo isi ngo bashimuse umuntu bwoko ki bari uko defense bari umuturage usanzwe nimba ari iki tubona umuntu mubyegera byibasa musaka tifure ibi nabyo no kugenda bihindura isura biri kuba ibindi kira ngo sinzi pe umpamagara mu rugo muri famiye mbabaze nimba bose reka maze mpamagare mu muryango wacu numve nimba bose buzuye yaba atari iwanjye bakozemo ngo yenda ikiyebe ntabwo cyagishimuta umuntu rukuru turekada baragenda bakareba umuntu nyine wa kibamba umugendaho wa wundi urimo kumutesha umutwe akaba ari wewe bakoraho kuruta abandi bose nkaya basi reka turore
muganga afite umuntu yashimuse hano mu kuba yashimuse gusa afite impamvu yashimuse ataramenye iyo ariyo ubu kana umuntu ucuruza ibiyobyabwenge ese muri episode ya mbere ko twayisoje bari mu mashyamba bamwe bakabashimuta kandi nkusubije ku rundi ruhande hari ikiyebe kimwe cyashimuswe subiye inyuma gato kuri episode ya mbere hari ikiyebe kimwe bashimusi kandi mu kumara kugishimuta ibyo aribyo byose iyo washimutiye ikihebe mugenzi wacyo nacyo aryo kigushimutira uwawe kandi umuntu washimuse hano ni umukobwa ari kumwe n'umwana w'umuhungu iyo byose uyu muntu afite famiye akomokamo kurikira nkaya basi mba My name is Walton. anyita Walton. Do you recognize me? My name is Walton. Nabikubwiye ukuntu banyita ushatse wanyita iparangoto cyangwa se ngo mubaye ugendera umugome muri rivanse inama ikina Don't mind. ubwo rero ibindi namukuzanye imizozo hano ababaya bararutana koga bagenzi bamushimusi kandi umugabo amashe kugiswara ku reporting kuri polisi yuko yagize gute yashimuse famille y'abandi bagenzi reka turore koga bafashe ntangazi cyari kuzira no kumukubita abagenzi nabyo birimo hano higiro ven mwuzukura 40 we nakagofero ewan isura yaho raseka nyine wa mutuku utamutuka cyangwa se cyagenze nyine twagurana byadufashe cyo kugusobanurira Mbwira byagenze bite? mbwira uko byagenze kwa boss ntabwo nzi ko baduteza ambushi ntabwo nzi ko batuguye ambushi Nyamuziranye. mwe muri mu nzira se nahise nijya kugira ngo bateza kumenya ko nanjye dukorana tutanihindura impamvu rero ndi ku ruhande ruriya rwa hariya narihinduranyije kugira ngo bataza kugezwa bamenye yuko nge nawe dukorana nyine ngewe nabizi ko ndi umunetsi wawe iki kigabo sasa cy'urugofero ni igiteka mutwe kigira ruhande rumwe ku ruhande kikigira ko bari kumwe n'abagenzi babo umba korana nande korana n'ibyihebe aya basi bose naguca inyuma kuguca inyuma nacika amaguru Muziranye. ntago muziranye nabo boss wamushenjiwe 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 kafenke nyento nami kintu Bisigaye byose biteho. ibyisigaye byose namwe mu byiteho Amazi. cyane cyane bari babiri niyo mari utagira umuntu uzakuzana yo uranyumva yo uriya niyo mari niyo target yo oho ani boss abonye igipampe kirimo gushinyika kimwereka imikaka n'akamenyo mu bintu bitari ngombwa wena ni ndahano gaseka shaka gapfa nabiwe ara boss itemwereka kuri seri uri mu kazi oho agabacaho gaturori Robert there aba babiri ngo ni imari igomba kugezwa yakurikiranwa ayasha ngo muri imari muri eboro ni ball gaturori kagigi nako dushobora gukura imari Duranda twajya gukura imari nakwe ngo uyu mugabo ajya ahora higa imari bose ira musazi tugezemo twawusangamo imari mani ari hano mani abaye imari mani yo mani mani Hariya. mani hariya Urayibuka cyagiye twakura ibintu bikabije. urayibuka cyagiye shatu wakura iboro yo sasa ibiga bivuga birandaga kwera nyine ganja nyinshi bararandaga wabonye mani ari warebye nyine neza mani nareba kabisa aya basi kuri abagenzi bakakura imari bakura ibitandukanye nyako kanya baba polisi barimo kugenda babonye bababaya kandi akakundi baragashaka bafite umuntu wabashimuse bafite umuntu wabashimuse Katsirori Robert Reya abagabo porampora bucece hands up amaboko mu kirere ariko si umuntu mbwira amaboko mu kirere azi uwo ndiwe imeze bite muvandi
nari ndimo ndatora shahadu hano ikirara ndakuzi uri ikirara ndakuzi wowe wapinge ndishehe mudarasini ndagaragarira reka nanone bigaragara mu maso ko ndi ikirara wa mugabo ushaka ndakuzi nuko maze iminsi nguhiga aho uribeshye muvandi ngende shehe mbesi urebye wasanga nari ndimo ndatora agasurira hano hasi ndi gusuhuza abantu yaje kuguhiga ngo none ngo warimo gutora agasurira hano nani isoni ako se mwana ishaka guhotora abantu uratura amatwi turi ibyihebe turaziranye tuziranye amugwaye ako gendwaye mu mutwe kwanza yarwaye mu mutwe amfite ipapuro bikuranga kurwaye umutwe se umugabo hano yatangiye byo kuza kumubwira ibindi gatuvuga ngo tukwibeshyeho mutwibeshyeho nyine musanze turi kwiba musanze turimo kugira kakanyagwara n'ukuntu nkazi uncitse waba uri umugabo none urambonamo ijipo cyangwa se umugabo uvuga yuko arwaye halo nta mikino umugabo uvuga ko arwaye ariko se umurwayi utera imigeri gutya sharagwi halo sharagwi nakanyagwa uretse hasi wowe hasi inde uretse haguruka wanzerereza haguruka wewe kama nayo haguruka tambuka hano ni kumbwira cha hano bana vipi za cha hano wandi umva windushya izi mbunda hano windushya ntamoko mfite kurwana namwe mwana mfasha iyo ngegera itambikane windushya cyarema guhangana imbere nibaza ko abandi byakomeye ako si iki kigoryi we Caritas koboyi mereza hano ngwakoze ifunzo mereza tambuka tugende imbere ko mbabwire tujye kuganira hariya tujye tuganire gatoya tugende tuganire tuganire cyara hasi pfukama uze gupfukama n'umuntu umugabo mpfukame tugenderekana n'inzererezi ibigabo byari byicaje hasi babyicaza hasi dore ibigabo yewega we abagabo baragutambukiye ngabo abandi barapfukamye bari hasi bapfukamye dore filime nagwe abantu bakuru nuko episode ya mbere bagenzi naho episode ya kabiri twifungiye ese uraza kugeza ko byagenda gute udacikwa nanjye sinci nucikwa nanjye sinci kwira cyari ki Sekibi cyangwa se kwihora ko umupolisi yari episode ya kabiri ya Sekibi nkuko bisanzwe ndabakunda cyane hamwe na video Robert Agasobanuye ya mu Kinyarwanda alright inuzacikwa na episode ya gatatu ese bizagenda gute uriya mukobwa se bazamurekura ese ikirebe cyabo bafunze cyo bazakigaragaza byose ibiri muri episode ya gatatu alright Sekibi episode ni kabiri right